jenoside yaratangiye itangirira hano mu giturage i Nyamata nawe mu twereka ariko mwibuka ko jenoside yari yarateguwe mu gihugu cyose. Hano batangiye kwica abantu, bakica abantu urupfu rw'agashinyaguro, urupfu rubi cyane kuko bakoreshaga imihoro, imipanga, amasasu, bagakoresha ibintu ubuhiri, bagakoresha nyine bya bikoresho bya gakondo, hamwe wica umuntu ukamwica nabi. Muraho neza, mbanje kuba nabasuhuza mwebwe mudukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye ndetse hirya no hino. Rero ndongeye ndagarutse, rero murabizi ko ngenda mbabwira documentaire zigiye zitandukanye ndetse yabariza amafilime ndetse n'ibindi byegeranyo byagiye biba ku isi yose. Rero nta bindi tugarutseho. Rero niba wari ubonye video, rero iyi niyo video tugiye gukoraho. Rero ifata agatebe hano wicare wige bitewe n'ibyo tugiye kuvuga ahangaha. Ni amateka yabaye kandi yarababaje cyane. Kanda kwibuta subscribe, wibuke no kwa wakora konzogera kugira ngo tujye tubana mu makuru agiye abera hirya no hino. Rero hari abantu muzi ko muri iyi minsi turi kwibuka abacu bajije jenoside yakorewe abatutsi. Rero ngiye kukubwira zimwe muri jenoside uburyo byagenze. Hari abantu benshi cyane bamukeneye izi nkuru kugira ngo muzimenye. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ntiyabaye mu kanya gato, yaturutse ku mpamvu nyinshi cyane zigiye zubakwa mu myaka myinshi. Mbere yayo dore zimwe mu mpamvu zikomeye: amacakubiri y'amoko nk'ibyo bita Hutu cyangwa Abatutsi. Mu gihe cy'ubukoloni bw'Ababiligiya bashyizeho uburyo bwo gutandukanya abantu mu Rwanda hashingiye ku moko y'ibyatumye habaho ivangura n'inzangano hagati y'amatsinda ya politiki mbi. Iri vangura rero ya nyuma ryigengaga mu mwaka w'1932, aho ubutegetsi bwinshi cyane bwashyize imbere politike ishingiye ku ivangura y'Abatutsi. Hari guheza bamwe mu mashuri, imirimo no mu buyobozi, intambara no kutizerana. Mu 1990 u Rwanda rwatangiye politike cyangwa ibyo bita RPF hagamije urugamba rwo gukangurira mu gihugu. Ibi byateje ubwoba n'urwango n'abaturage bamwe, byongera umwaka mubi hagati y'umubihu y'Abahutu n'Abatutsi, hamwe n'ibindi bintu byinshi cyane nk'ibyo bita propaganda n'urwango rwo kwicana. Itangazamakuru rya radiyo rya televiziyo muri icyo gihe ryitwaga Media des Débris. Iri ngiri ni itumanaho yari ryitwaga RTM, ryakwirakwizaga ubutumwa bushingiye mu kwicana cyangwa se kuvangura Abatutsi ndetse n'Abahutu ndetse mu kwicwa. Perezida kwa tariki Mata wa 6, 1994, indege itwaye Juvenal Habyarimana yajwe kugwa i Kigali. Ibi byahise biba urwitwazo rwo gutangiza jenoside. Uruhare rw'abayobozi b'imitwe yitwara rya gisirikare, abayobozi bamwe na bamwe n'imitwe nk'interahamwe bateguye intambara ndetse bamwe batangira kuba bakwicwa hamwe n'Abatutsi ku buryo bwateguwe neza cyane. Mu ncamake, jenoside Abatutsi yatewe kuba bamwe bagira ihungabana ndetse aho bimwe na bimwe byatangiye kugenda bizamba, aho Abahutu bakomeje kugenda basahura amabotike ndetse
bakagenda banica n'abatutsi. Rero mu 1990 na kangahe rero aho RPF aho yari iyobowe na Perezida Paul Kagame, ibyo ese cyangwa muri icyo gihe ubuyobozi bw'ingabo bwatsinze ingabo za leta zari ziriho muri icyo gihe babwitaga FR. Ni imitwe yicaga abantu mu kwezi kwa Nyakanga mu 1994. RPF yafashe Kigali n'ibice byinshi cyane mu gihugu. Jenoside yahagarara utyo. Ingaruka za jenoside ku Rwanda, abantu benshi basize ubuzima bwabo mu kaga, abandi bakitangira, abandi cyangwa imiryango yabo. Abatutsi barenga miliyoni imwe barishwe mu mitsi igera mu 100. Harimo abantu bishwe bazira urwango rwa jenoside, abasigaye bafite ibikomere, abacitse ku icumu, abenshi bigize ingabana ituramu kubera imiryango n'ubuzima bugoye, ubukungu bwarasahuwe ndetse n'ibindi birajyanwa. Ubucuruzi n'ibindi byinshi byari byarahagaritswe. Impamvu nyinshi, abanyarwanda benshi bahunze ibyabo bahungira mu bindi bihugu, harimo igihugu cy'umuturanyi nka demokarasi ya Congo ndetse na Tanzania. Ubutabere bwashyizweho inkiko za gacaca kugira ngo ziburanishe aba bakoze ibyaha bya jenoside. Leta y'u Rwanda yashyizeho imbaraga n'ubumwe mu bwiyunge mu byizere by'ejo hazaza. Nubwo amateka ya jenoside mabi cyane, u Rwanda rwagaragaje kwiyubaka, guteza imbere ubumwe n'ubwiyunge. Rero ngibi zimwe mu byo jenoside yateje. Rero niba witeguye kuzabona part yayo ya kabiri, kanda subscribe, wibuke no ko wakora kunzogera kugira ngo tujye tubana muri aya makuru ndetse n'ibindi biba byabereye hirya no hino. Giye twabanaga muri iki kiganiro rero yari Kwizera Jean de Dieu. Komeza kugira ibihe byiza, kandi wowe wakanze subscribe, Imana ikomeze kuba yagumugisha. Nawe niba aribwo bwa mbere ugezeho, ibuka ko wakanda buto ya subscribe, iyi nkuru y'isharing igire nko ku bandi bose bayimenye. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.